Hano ikintu uzakora cya mbere ushobora kuba wibuka iyo email, niba uyibuka uzaza uyandikemo wenda urugero wahisemo kurikira MCD Channel igera kuzaho ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Muri ino video y'umunsi tugiye kureba hamwe ese ni iki wakora mu gihe bagiye password ya email yawe cyangwa ya Gmail, kuko benshi bakunze kugenda bivuga bigiye bitandukanye. Rero abakunzi mwakomeza kugenda mubinyandikira, rero muri ino video ngiye kugenda mbibereka bigiye bitandukanye bitewe n'ikibazo ufite. Musaba kureba ino video yose kugeza irangiye, kuko niho uraza kumenya ibintu byinshi ukabasha ndetse no gusobanukirwa. Nk'uko rero hari uburyo bubiri ngiye kubereka. Uburyo bwa mbere ushobora kuba ufite muri telefone yawe ariko uba waribagiwe password, ariko nanone uburyo bwa kabiri ushobora kuba wenda waribwe telefone ushaka kuyishyira muri telefone ariko utazi password. Rero niyo mpamvu ngusaba kureba ino video yose kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mwita ko yari MCD Channel igenda kugezaho ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Dutangire step by step. Umuhaye ikaze, niba uri mushya kandi subscribe, like ndetse na comment, ubundi tukikomereza. Abantu benshi bakunze kugira kino kibazo, niyo mpamvu njyana kugira ngo mbasobanure intambwe ku yindi. Tugiye guhera ku muntu ugifite muri telefoni ariko ushaka utibuka password. Ikintu cya mbere uzakora nta kindi, uzajya kuri setting ya telefoni uri gukoresha iyo ari yo yose. Sinzi telefone wowe ufite iyo ari yo yose, uzayijyaho ujye muri setting ya telefoni yawe, uyikandeho gutya. Umara kuyikandaho umanure scrolling gutya, uza ahantu haba handitse Google. Urabona ahantu handitse muri telefoni, uzabona handitse Google. Aha urahabona. Musa kugera ureba video yose kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa utazakora amakosa, ukambwira ati ninjye wayagukoresheje kandi imba nabateguriye ibintu bigaragara kandi bifite amashusho meza cyane. Nta kindi uzakora, uzafungura. Umara kuwafungura uzategereza gatoya, urabona ko hamaze gufunguka. Umara rero kuwafungura gutya, nta kindi wowe uzakora, uzazwa ndi kuri ya email ufite muri telefone. Wenda ni urugero, wenda ni iyi ngiyi ufite muri telefone, uzaza ukandi hano gutya. Ndabizi ko muri kubireba byose. Umara kuhakanda uzaza hano handitse gutya aka kantu, hano uze wadingemo another account, n'indi account irimo uzaza wandingemo another account. Ya account nyine wibagiye password ya telefone cyangwa ya Gmail cyangwa email nk'uko benshi mukunda kubivuga. Noneho reka dutegerezeho gato umbereke ikintu ugomba gukora. Ngiye gushyiramo email yanjye maze mbereke. Hano ikintu uzakora cya mbere ushobora kuba wibuka iyo email, niba uyibuka uzaza uyandikemo wenda urugero Saprank gutyo, yandike nangiza ukande next. Usakora video yose kugeza irangiye step by step. Bana ko ndaza bambanza verifying niba nari robot, nkanda no I'm not robot. Akandi bazagusaba wenda kureba usubiza ibibazo bakubaza, bwengende nkira ku modoka. Nawe ibibazo bakubaza uzagenda ubisubiza kugira ngo banze bamenye neza ko utari robot, koko utabasha kwinjira undi muntu uri irobo. Okay, abona na indi modoka ariyo mubona range nayo mbona. Modoka mbona. Okay, ugenda nyine usubize ibintu bibazo bagenda bakubaza byose kugira ngo babashe kuverifyinga neza kuko ko utari robo uri gukoresha cyangwa uri kubasha kwinjira kuri iyo konti. Ndabona nta modoka ihari ko bari kumaza kumbaza ibintu byinshi. Kare hose mukande ndayangana verify. Bana ko bazahita verifyinga ko nari robo, maze nkande next. Urindire gatoya. Bo bazahita bagusaba no gushyiramo password, kandi password yacu nakuye ko tutayibuka. Kanda forget password. Ukanda forget password, hano bazahita bagusaba ya nomero wayifungujeho, ya nomero wafungujeho iyi email. Murabyibuka, iyo ufungura email ushyiramo nomero ya telefone. Ndetse ko nzabereka uko wakifungura email muri telefone ya muri video y'ubutaha, namo bishaka myandikire muri comment. Niba ya nomero rero uyifite, nta kindi wenda ushobora kuba utayifite, katubundi uburyo batwereka turebe, wenda tukande try another. Adusaba kohereza password ukagurya, nabwo tubwihorere. Okay, kadusubira wenda tuvuge ko ya nomero tuyifite. Sorry,
byose dukomeze imbere urabona ko isubiye inyuma. Rero ni ukuvuga ngo bizadusaba kuza gushyiraho ya nomero twafunguje ya email yacu. Niba utaramenya ko wakifungura email yandikiye muri comment nzabigarukaho ubutaha. Uzaza kandi hano akwereka imibare ibiri ya nyuma ihera kuri ya nomero wafungujeho email cyangwa ufungujeho Gmail nk'uko benshi mukunda kugenda mubyita bitandukanye. Ubu nta kindi uzakora, uzaza turindire gato, uzaza hano uyandika ariko ere kuri karindwi, then ukurikizeho indi mibare nangiza ukande send. Umara gukanda send bahita bakoreza password y'imibare 6 uze uyandikemo, uzahita winjira kuri konti yawe maze ubashe no guhindura password nshyashya. Ndagushimira twabanye muri video, niba ntacyo bigutwaye kandi subscribe, tubona mu butaha. Yari Idi, amen, bye bye.